bite boss amakuru yewe bite boss Yes kwa muzehe bagena ni he no hano haruguru igihe nzura manza ngo gikoma kirabona mbere okay asante bro asante sana alright urugendo rwiza aba basaza bagize uruhare rukomeye mu gushyiraho itegeko nshinga ry'igihugu 1995 constitution ari naryo numva ko igihugu cya Uganda cyubakiyeho cyane mu kureba ngo habayeho amahoro umutekano mu gihugu cya Uganda. Tushaka kugira ngo tumenye Bagena Anthony ni muntu ki esabaye hate nirwo rwego tugize bita byawe nirwo rwego tugize ngo tugereho uyu musaza tumugereho tumenye se koko bwabukaka bavuga ko afite umuntu utari easily approached bimeze bite sinagira ngo uyu munsi dufatanye urugendo ariko niba nkubita igikonde nangwa umugere niba afite n'imbwa zikabaza nagira ngo dufatanye urugendo ariko icyo ngusaba ntuseke kuko ndumva bitagiye kunyorohera twagiye hano buryo mpabona ni ba legends baba batuye mu myanya nk'iyi icecetse those have lived for a long time. Muzehe Bagena agomba kuba ari nko mu myaka ukabakaba nko muri 80-70. Fantastic. Urebye it's about 100 meters uvuye ku junction no kugera kwa Muzehe Bagena uko mbibona ariko urabona na ahantu hakeye ni umuhanda mwiza nubwo ari Maram ariko nta bitsiriko birimo pande n'impande ni imishaki abantu sinzi na muri kuyibuka wow sana hora n'umuntu abandi se bari hehe abandi baracyariyo batazarusukana ugiye mutorere ugiye hano aho biroroshe yeah would take kuba mugabo but it seems he doesn't want to help anyone. Really? They don't know people can give them imijisha mazima. So let me not waste your time and kandi kwirukanga tuzagana nta kibazo ndagusabira amina papa sawa nibyo but no problem udusengere ariko udusengere all right asante sana mwaramutseho mumeze mute tugiye gusenga hamwe wow nibyo ikari umugisha muri iki gitondo duhora n'abantu babera yaho ntabera mwaramutse mumeze mute turaho kiretse wowe natwe turaho twe tuje kubareba ntabwo bya bitegujwe ariko muri kuja hese tuje hano mu chapo ya hospital mugiye gusenga tangira saa 3 biteye igisoro ko wambaye nka pilot mwa ni byiza turaho amakuru mumeze mute turahari nta kibazo bite amakuru yawe none ndagira ngo mbabaze nubwo mbasanze muvayo ahangaha niho mu rugo kari udusanga none ndagira ngo hari turaza kugaruka mu yandi masaha basi noneho mu saa 6 tuza hejuru tuba twaje
mugiye mu gitambo cya misa ariko muzadusengere basi nibura ubwo mubivuze turabashirirayo okay si no gutumika biratunanira ntari nabi rwose kandi mwari mukoze kutuzirikana so ahantu ho mu rugo okay Chantal iPhone kuri kwitura hasi ari gutinzara ari gutinzara ni byiza noneho ubwo turaza kongera kubonana mu yandi masaha ubwo mwabigenye genera kimwe mugaruka sibyo urabona duhuye nabo baje gusenga nabo baje gusenga urabibona gahunda dufite nuko sabe mu rusengero turi buze kuganira nabo ariko urabibona nta kundi twaye kubigenza uvanyeho kwemera ko baje gusenga umvise ko bari buze no kudusabira natwe umugisha uyu muhanda turimo nawo undi tuganisha kwa muzeyi Bagena Honorable Bagena Anthony. So basically uyu niwo wa wundi muhare ubasha kukugeza ukomejemo ubasha kukugeza Birunga Diary, the main road from Kisoro town to Kampala. So basically ni hahanga mbese kwa Honorable Bagena twavugaga ni hanga tubyumva mu bihuha kuvuga ko umusaza ari umwe mu bantu bagize uruhare mu gushiraho constitution ya Uganda 1995 constitution. So dushaka no kumenya ese ko atagiye mu parliament kugira ngo aze kwitwa honorable byaturutse kuki? Ese umuzeyi Bagena Anthony ni muntu ki? Uyu musaza koko ibyo bavugaho ni ukuri cyangwa ni ibikabyo by'abantu bagira abantu baravuga so icyo nicyo kigendererwa mbese nibyo nuko bimeze. Reka ngusabe wikandire kuri subscribe aho hantu ukore kuri like niba ngombwa wandike mu comment section ugire icyo wandikamo cyaba ikibazo yaba inyunganizi cyangwa gushima ibyo ari byo byose. Kandi ikindi ndagusaba no kugira ngo kandi kuri sharing izi nkuru n'abandi uzisangize n'abandi bose basha kuba batazi iyi channel yacu. This is GMTV online, ntihagire ikigukanga, ntihagire ikibakanga. Mutware muhumuza mwakoze kudusura no kudusuhuza. Yego. Icyaro nicyo navukiyemo kandi ngira ngo nicyo nzaherekezwa kirimo. Twagiye hanze yo gufumbira ndetse no hanze ya Uganda. Ibyo twahasheyo twagombye kubigarura iyo twavuye nakageze ngo ku Kivumu. Yego. Kuko ku Kivumu ni iwacu ufumbira. Kandi nyine intego zacu zari kureba ngo aho bufumbira yari igeze twakomezamo kwiteza imbere ikamenywa mu Uganda hose ndetse no munsi yose. None tugitangira ngabagabo barivuga ngiye nitwa Muhumuza Vian, umuhungu wa Gitaho cyangwa Wisonga wa Kanyamihigo ka Mushakamba, mwene bivange bya Biraguma. Wenda mbaye ndekeye aho ngaho ubwo mu bigwi byawe ubasha kwibwira abadukurikiranye ku GMTV online uwuriwe nuko bakakumenya. Nanjye nkuko wamvuze Anthony Bagenayabo, nubwo turivuga mu bice
mu abbreviation Bagena. Kavukire wacu ni Bubaga. Ndi mwene Zaveriyo Bugurano. Yego. Ntamuheza. Ntamuheza wa ni kugenda uribagirwa. Buri imyaka ntumaze kuyikogota ubu waba uri kugera nko muri ngana. Ubu ndi hafi 81. Ariko sogo kuyanga. Imbaraga ndabona ufite imbaraga za gisore. Imana no kwishimira kuko ndacyafite imbaraga, ndacyari muzima, kandi sinanibagirwa byose. Data ndacyamwibuka, nanjye ndacyibuka. Sogokuru Ntamuheza ndacyamwibuka. N'abavandimwe mbe bakiriho ndacyabibuka, ndacyafite n'ishusho ryabo. Ariko nyine nibyo uri kuvuga, ibyo bya kera bigiye byibagirana kuko sinafashe ikaramu ngo mbyandike. N'ababyeyi bacu ntaho babikurikiranaga cyane. Ndabona weho no kwivuga wari ubizi. Tuba turi kwigana nkamwe abakambwe kuva ibuvanganzo twibwira abatatuzi. Navukiye Bubaga haruguru ya Nyakabande, muri Nyakabande. Yego. Data yari umwigisha, atumwa i Muganza mu Ngomboro ya Cyahi. Niyo nakuriye kuko twagiye i Muganza mfite nk'umwaka umwe gusa. Nkurira i Muganza, nigaga hano Mutorere na Kagera mve Muganza. Navuye Kagera njya mu mahanga tukiri Muganza. Ngeze mu mahanga niho data bamuhinde aje kwigisha Bubaga. Ubwo rero naneho yigishije, naneho yaruhukiye, ari naneho twamuherekeje tukamuhamba. So uri kureba yuko igice nshyira umwana muto nari uwa Cyahi, Ngomboro ya Cyahi. Navukiye muri Nyakabande, menya ngiye gusazira muri Nyakabande. Nubwo nagiye mu yandi mahanga, Kampala nabayeyo, nagiye ndangije Makerere University, nagiye United States. Iyo nigiye ibya business. Uri umucuruzi urangana. Nakabaye we, ariko hanini nyine za theories nangwa se ubwenge bwo gucuruza twamazaga twabwiga tukakwigisha abandi, nubwo nta mwanya twari dufite ngo ducuruze. So ntaraja mu business general, nakurikiranye cyane ibifatikanye n'abakerarugendo. Kuko nkiva mu Uganda ndi kuja mu Amerika, twagiye tura abasore batatu barangije Makerere, umwe wa Gulu, undi wa Buganda, nanjye wa kino gice. Twari twoherejwe na UDC, Uganda Development Corporation. Ubwo bashaka ngo tugende kwiga iby'amahoteli n'abakerarugendo, tourism. So mu Amerika narangiye Makerere ndi social scientist. Kuko nakoze sociology. Ubwo rero ni ubwenge bwo kubana n'abantu. Ureba mu business ugomba kubana n'abantu. So nagombaga gukurikirana ibizafasha ibyo nigiye mu shuri bikamfasha no mu mirimo. So tuja mu hotels, hotel management and restaurant and tourism. Twagiye turi batatu, twagiye mu University of Wisconsin, aho ni mu United States, mu Midwest. Wisconsin ni state iri mu Midwest, nko mu North
kuko harakonje cyane cyane. University yegeranye na Wisconsin ni Madison. Madison yari izwi kubwo gutraininga abakora mu by'ubuhinzi. Yego. Nk'umutware Trace Bucyana, yandona ubu Trace Bucyana yagiye mu Madison. Ubwo rero twari turi hamwe kuko state ni imwe, uretse yuko amatawuni tiyegeranye, ariko twavugaga rumwe. Biri Madison na State University biri mu state imwe, mu system ya education. So yarariyo, nanjye ndiyo. Muhurirayo? Twahuriyeyo ariko muri kaminuza zitandukanye. So we avayo ari mu by'ubuhinzi, je mvayo kurikiranye iby'iki bya business na tourism. Okay. Ndaho bintu murabikogose rero. Wenda tugikomeza, wari ubayeho mu buhe buzima? Tuzirikana neza ko politiki, seasoned politician, since the time you were active in those politics, we have had you really. Ubigenza ute kugira ngo wibereyo wicecekeye kandi uriyo? None ndi umwe mu bemera ngo iyo ufite urubuga urakora, ugaha abandi urubuga nabo bagakora, bakwifuza inama bakayikugisha, ariko udashaka kubipfundamo cyane. Bashaka kwereka icyo bashoboye, niba bifuza ubundi bwenge ushoboye kububongera, kandi waba ushaka atari kugira ngo nukubahata. Nabonye ari cyo kiruta aho kugira ngo ukomeze wibande kuyobora ni byiza. Ariko abayobozi benshi ni byiza tubagire. Ubwo rero uri umuyobozi ukaba usa n'ushaka kugundira, uri kwicira igihugu gute se kandi? Kuko iyo mufite abayobozi benshi, abaturage babakurikira isaha yose, babakurikira kandi mukabayobora. Burya ikibyino cy'umuntu umwe kikiba cyiza. Ni byiza ubyine icyo ushoboye, n'undi ajemo yerekana icyo ashoboye. Ubwo abari abarorerezi barishima kuruta aho kugira ngo bahore bumva umudiho umwe, indirimbo imwe, ubwenge bumwe, kandi bugeraga n'igihe bukifata. So ngewe nabonye kuja mu politiki, kuyobora rubanda, ari ukwereka inzira, nabo bakagenda, ukabemera bakagenda, ndetse bagahindura n'ubuyobozi. Natangiye njya ku bakansera w'igombora ryacu Nyakabanda, ariko ntaho nagundiriye. Harya ubwo hari mu gihe aho movement itangiriye muri 86 87, kuko nari nageze, navuye i Kampala muri 82, tangira gukorera Mutore Hospital. Si ibyo nabyo urabimenya, iby'ibikatu wari gutera ibikatu. Kandi sinkubwiye ngo nize umubano mu bantu, nkakubwira ngo nize business. None mu hospital harimo abantu abarwara, harimo abantu bifuza abantu babegere. Ni njyewe wabaye administrator wa mbere, kuko icyo gihe w'ivuriro rya Mutore, St. Francis Hospital, administrator wa mbere. None kigera Mutore Hospital, hospital yagombaga guhereza rubanda rugufi
kandi bose ubwo rero kifuza system kiyo bakoresha mu business kuko ntuba mu business wenyine wifuza n'abandi ngo bakunganire so ko nageze mu hospital hariho ibibuze nk'amazu ya staff ntiyarimo warize guterura ibikatu ibyo kubaka ntubizi byifuza abahanga muri byo nkaba naraje mu hospital mvuye mu national housing narubakiraga igihugu national housing corporation nicyo gitongore cya government parastatal yubakaga amazu ya staff housing ubwo rero nkaba nari mfite ubwo buhanga bwo kumenya ngo materials zifuzwa mu kubaka nizi kandi zigura zitya kandi hospital akaba yari yifuza abakubaka bafitemo ubuhanga turubakisha iki turubaka dute twabyifatamo dute so nazanye ubumenyi bwo nari navanye mu national housing muzana mutorere kubaka amazu ya staff kuko icyo gihe hariho ingorane yo kutagira aba staff bitewe n'iki badafite aho kurara icyo cyari kimwe icya kabiri barari bake kandi abarwayi ari benshi ubwo rero aho niho nahawe intego yo gushakisha ukuntu twakongera mu ba staff so aho niho natangiriye kureba ngo dutangiye ishuri ry'abanasi Parliamentary School of Nursing and Midwifery. Yes, yatangiye nanje natangiye hano mu meetings za management board of governors bampaye intego bambwira yuko ariyo ngorane kandi nka administrator ngo ndabitekereza wiki mu business yo narize twari dufite umugani ngo iyo udafite ikintu iyo utakigura ugomba kureba ngo urakikoreye so ku buryo tutashoboraga kubona ba staff ba training ahandi kandi tubifuza twagombye natwe kuja mu training mwe mukabatoza twebwe tukabatoza tukamenya ngo turabafite tukabahereza n'abandi nuko twageze ku shuri ku ntego yo gutangira ishuri ntaho twatangiye na enrolled nursing kuko twashatse grade yisumbuyeho Mutore Hospital abari bayikuriye n'aba sister Franciscan sisters yego bose bari registered nurses ubwo rero twarebye imbere ngo ntibazagera igihe bagasaza tuzifuza registered nurses kugira ngo bagereho utaraba traininze byakaza tuvunnye so dutangira na training school ya registered nurses and registered midwives yego so umwana baravutse ntaho byari byoroshye ku buryo bari bamenyereye enrolled nurses kandi nyine bariho ariko nabo badahagije umuzi ngo mu training abari kwiga bifuza kwigira n'ababigisha so nabonye ngo enrolled nurses ariho dutangiriye kandi wa enrolled nursing schools zari nyinshi nta majambere tuzaba twongeyeho ni ukongera ku namba ya enrolled nurses kandi twifuza bariya bageze ku registered level ntabo dufite so twebwe twatagetinze iki
registered nurses and midwives iyo level. Dutangiza abari enrolled nurses bari kuja mu promotion, kwiga registration. Nyaho twatangiriye. Nsubiye inyuma gake, icyo gitekerezo tugitangiye kugishigikira, twagombaga kuja mu nursing council kugira ngo bashyikirize. Rero ntabwo byari byoroshye. Baratubwiye ngo ba missionaries iyo batraininze abantu nta mirimo babaha, bagaha government ingorane yo kubashakira icyo gukora. Ubwo rero management ya hospital nyivugira nabemeje yuko twebwe tugiye gutraininga abo tuzifashisha, nta muntu tuzabahataho ngo twamutraininza adafite iyo kuja. Ureba yuko twagombaga no gutangira n'abake abo twebwe twakwifashije nangwa tukohereza mu yandi mavuriro ya mission. Nyakibare, Nsambya, iyo imyanya niyo twari dushaka kugira ngo dutrainingire ba registered nurses bazaba managers alright, ariko bazi kureberera abarwayi. Yes. Urakoze cyane, ibyo ntabyo twari tuzi. Ikindi nk'umuntu uriyeho navuga ngo igihe cyumaze batubwiye ko uri gukabakaba mu myaka 90. 81. Ubwo rero 80 yo wayitaye inyuma, uri gusingira 90. Ibyo bikaba bisobanuye ko burya hari byinshi ubonye. Ibyo binteye n'amatsiko kugira ngo nkubaze ikibazo nk'umuntu wabayeho ibimuhe bya kera. Kisoro district yabaye formed mu buhe buryo? Ni gute yaje kubaho nka district y'ubwayo, kandi ni bande babigizemo uruhare? Cyo ni ikibazo cyiza. Nishimiye yuko ncyumva, nkivuga, nkireba, kandi nagihamya nagizemo uruhare. Wowe ubwawe? Njyewe ubwanjye. Kubwe yuko naje nakwe na Bishop Barnabas kuyobora district nangwa se gufasha hospital ya Mutorere mu administration. Ariko nkaba nari nzi ngo k'umunya-Uganda mfite uruhare kureba ngo mbaye n'umuyobozi aho ndi. So NRM kiza igifata ubutegetsi, batangiye system ya resistance councils. Ubwo rero nkiri Kampala nari narabimatiye RC resistance councils. Kandi nkamenya ngo niba ushaka kuyobora abantu ni ngombwa ubegere, ibisha ubyige ubibigishe. Kandi si byo wari unafitemo ubuhanga. So kwe RC1 resistance council 1, ahubwo ivuriro rya Mutorere twagize resistance council 1. Tiyabagaho. Ariko twagize ngo aba n'abantu bari specialized, bifuza system yabo kugira ngo baje bakeka bafatanye n'abandi ariko batangiriye iwabo. So RC1 ya hospital ni njyewe wayitangiye. Ahubwo villages nangwa se z'aba resistance council RC1 twongeyemo ebyiri kuzari ziriho zahoze. Twongeye iya Mutorere ifashe parish n'ishuri, twongeramo ya hospital yonyine. Ariko njyewe twatoraga abantu 9. Njyewe
ntaho nashaka kuba chairman kuko chairman mu system wabaga ku RC1 bagatora ukaje ku RC2 so nanze kuba number 1 kuko RC1 wagombaga gusigara nangwa se ukava ugasiga gusa so nabigishe ngo ushaka gusigara ku RC1 natorwaje ku RC1 aba chairman RC1 wa village twebwe bandi turafata imyanya kuko RC committee niyo yajyaga kumuruka akaba ari bo nanone batora akaba ari batora mundi so njewe nanze kuja nsigara ku RC1 or RC2 or RC3 nagombaga ku umwe mu gakiko kugira ngo amahirwe aboneke tugire abo dusigaje kandi bashoboye twebwe dukomeze imbere kuko target yari kuja muki NRC National Resistance Council NRC ubwo rero ukavaho ari uko ubaye district councilor ukavaho uri gukikira district yose so kuka committee ka National Resistance Council district hajagamo councilors b'amagomborora yego wagera ku nk'icyo gihe twari district yacu ari Kabare so turi sub district Kisoro so abamagomborora ya sub district yari ifite abantu 9 kuri yo RC3 level so nanuko nisanze nagiye Kabare nari umwe buri gombora yoherezaga abakisi babiri councilors babiri kuja ku district kugombora rya Nyakabandi njewe n'umutware Gahuriro ngirane bari umugenzi John Gahuriro arahari ni twebwe twagiye Kabare turi councilors ba Nyakabandi n'abandi councilors bavuye mu yandi magomborora ya sub district so icyo gihe ngeze Kabare nari nziranye n'abandi benshi batonka councilors bayandi magomborora ba Kabare kuko benshi twarahuriye mu mashuri hariho nk'umutware ubu yaragiye yitwaga Silva Mabwijano niwe twatoye ka chairman wa district ya Kabare icyo gihe ku buryo twari tuziranye twarahuriye mu Amerika yari students advisor so twari tuziranye tumutoye nka chairman kuko twabiteguye nyine yaranzi icyo gihe abantu baratoraga ba vice ati none kasa nkuzi yongera ankora campaign nanje harabona ari nzi ba Kabare turagakina ka politiki bitama vice chairman NRC vice chairman resistance council ya district ya Kabare ubu none mbaye vice chairman muri Kabare kandi mva ku sub district ya Kisoro I was effectively the head of the political government in Kisoro ku buryo nyakubahwa President Museveni on his first maiden visit to Kisoro maiden visit akiza mu in 1988 mu kwa kanaho misi 19 you still remember yes ni njyewe abafumbira bashigikiye ngo kasta uri vice chairman iriya tukaba turi sub district niweho urasoma ubutumwa bwacu ye mushingisha ndabona ariko nyine urareba barantoye barambwira ngo nubwo tugutoye dushaka ukore memorandum wewe uze udusomere turebe niba ari yo niba ari byo dushaka
twongeremo nangwa tugabanye yego ahandi nuko tugenda mu maso twari dufite nk'umutware wa Kenga bandabereye yego uzi yuko movement ikije naho bari active turaza memorandum turayikora no biriho mu byo twavuze igikuru cyari abafumbira bategereje yuko government yabaha agaciro ikaba district kuko turi sub district next stage ni district kandi niyo dushaka yego so twageze aho tubona tugomba gushaka district kwa Museveni icyo twamubwiye aragikoreye byajyanye igihe ariko yari gikoreye si icyo gusa twavuze twashatse twari dufite ka airfield twari dushaka airfield ahari hakiri agataka umuntu kureba yuko bashyizeho sitize airport now tuzi dusaba amashanyarazi muri Kisoro 88 yes program ya district twayikoza ugiye kureba ndacyafite kopi yayo ibyo twasabye byose program ya district twayikoze icyo gihe ibyo twashakaga byose birimo tama karode twakayigize irimo umutware yibonye hospital yari dispensary ya Kisoro yari dispensary twashakaga full fledged hospital niyo so ibyo biri muri iyo memorandum byose yarabidukoreye it took him time, but that was the program given him on his maiden visit 1988. So ibyo ndacyabyibuka so urwo ni rwo ruhare ndibuka turi kuvuga nyine kugira ngo nubwo twayisabye nta twagarukiyeho twaritoroye najyaga nk'i Rwanda hareba diplomasi ba Uganda kugira ngo bagize iyo bahurira bamenye icyifuzo cya Kisoro ka district district twari dufiteyo ba ambassadors mu Rwanda Uganda Rwanda ambassador twari tuziranye kuko mwene nyina twari hamwe mu shuri kitari so yaranze kajonge friend kamubwira nti ubaye ugeze ibukuru turi gusaba district nawe uzatwunganire twari dufite permanent secretary umufumbira nawe ye naje Kampala kaja mu office twasabye district hano muri mu ma office nyabura abafumbira babateza amaso muze mu Kisoro ndibuka abafumbira bafite imirimo Kampala ko twicaye nabo tukababwira icyo twasabye president imyanya bazaba barimo yose bagisunike barebe ngo turayibona so uruhare rwo twararugize nyine ureba yuko ku district nari ndi umuyobozi nemejwe mu district council nabyo turabikomeza ndahirwa pura n'umutware mugenzi bitunguranye wari secretary general ku district ya Kabare so icyo gihe turi sub district yagombye kumenya ngo arebye ngo district sub district yagejeje kuki ku district so nawe nyine turafata hanyuma urugendo rwawe muri politike
deputy RC vice chairman vice chairman. district. Yes. Rwagarukiye hejuru waje kurekura ubwo buyobozi ryari kandi ese kugira ngo uze kuba member of parliament ko byavutse bitandukanye. Nabyo rero birakurikirana. Igihe bashakaga ibitekerezo byo kuja mu constitution, nayoboraga wagira ngo ni ka section mu gaturiki kitwa Peace and Justice. Ahubwo ni umuryango uharanira ubumwe, amahoro n'amajyambere. Ureba yuko bifashe n'ubuyobozi ubwo twari turimo. So nari mfite political platform, ariko nyine mfite ka department mu Kezia kandi ngakuye nka chairman. So ko byageze aho ndi vice chairman wa district, nyine twasabye district ko twayibonye nkomeza ndi councilor hano sinaja kabarenemo, nanone nturwa kuba iki vice chairman, nemera kuba vice chairman kuri bitunguranye. Sinashakaga kuba top always. Bitunguranye yajino yavuye kabari, yes, nka secretary general, yes, atorwa kuba chairperson LC5 yes, kuko yaravuye mu Kisoro Town Council. Kisoro Town Council. So nka councilors dutora chairman, atorwa nka chairman, nanjye ntorwa nka vice chairman kuri we. So dukomezamo dutyo. So igihe cyo cyageze dushaka constitution nshya, nyine ndiyamamaza kuko nari naranditse proposals to the new constitution. Iyo twashigikiye 1995 na ni ikiriho new popular constitution. 8 of October. Yes, niho bayitongoje. So nari naranditse proposals ku umwe ukuriye peace and justice muri Kabale diocese, of course ndi mutorero. So nari mbiziho, ndibuka dufite urukiko Kabale mu diocese na council, narabuye abari muri iyo council yuko igihe kigiye kugera bazifuza abantu bo kuja gushiraho iteko nshinga y'igihugu, babe bari maso bafite n'ibitekerezo. So ko nagize muri Kisoro nitorora isaba ibitekerezo, ndabyandika, I submitted them for the draft constitution. Ibitekerezo byanjye biriyo. So nuko byaje. So icyo gihe ndi vice chairman, batanye gushaka aho kuja gushinga iteko nshinga, niyamamaza muki nk'umwe muri bo. Ariko umenye ngo icyo gihe ka district twakomeje kurwanira amashaza, kuko nizo amashaza niyo izi constituencies z'abatorwaga kuja ku national level. Muno muri Bufumbira harimo amashaza angahe? Harimo ishaza rimwe na n'umundi ni rimwe Bufumbira. Iryo ni ryo shaza? Yes, ariko twasabye amashaza 3. Nyakubahwa I think ni umugenzi w'Idandisari aratubwira ngo ntarongera amashaza muri Kisoro, ahubwo iyo dushaka ni representation. Agiye kureba ngo tubonye constituencies izo bise Bufumbira East, iyindi bakaryita North na South. Icyo gihe twarabyise amazina, dushaka amashaza Bufumbira North atari constituency, ahubwo twarayise Mutanda, ishaza rya Mutanda.
ishaza twayise amazina ushaka kugira ngo umuntu uko musaba tubona amashaza kuko wavaga kugomborora ishaza wozi resistance council 4 ukagira na representation mu parliament according to that system. So ku buryo twashakaga representation twibanze ku mashaza, ariko uriya tubwira ngo no ntarongeza amashaza ahubwo araduha constituencies tutikasta aribyo twari dushaka representation ntacyo. Kandi nyine bitangira n'iki na constitution ngo izo constituencies zigiye kohereza abantu baje gushinga iteko nshinga. Nuko nagiye ubugeze ku national level ndi vice chairman hano, njyana n'umutware Dr. Musekura yari secretary wacu ku district, nawe ahagarara mu north. Dr. Mateke yari mu south kandi yari mu parliament NRC. So akomeza kuba umucyara bajanye umucyara ku district bajana umucyara ntabwo. So twagiye turi bane gukora iteko nshinga. Nagiye muri bane bavuye muri Gisoro. Ihangaje ari wowe Bufumbira East, Dr. Musekura Bufumbira North, Dr. Maseke Bufumbira South, Dr. Mateke Filimon Bufumbira South na n'umucyara for the district. Okay. Ikiri ku district rero kuko gukora constitution byarimo yes, ariko nashatse kugira ngo no mu constitution agaciro nashakiraga abafumbira kagaragara. Tubitangira ku district hano yuko dushaka izina recognition ku national level, kuko mu constitutions zari ziriho zasimbuwe n'iyi wagombaga kubura umukiga cyangwa umunyarwanda kandi uri umufundi. Ibyo byagera hejuru rero nk'abashakaga passport bikaba ingorane, bagiraga ngo uri umunyarwanda bikaba ingorane kuko bagiraga ngo uri umunyarwanda atari icyuri umukiga, kandi nyine ukaba kiganiye neza ariko sitwara abakiga. So nacyo twagitangiye gishigikirwa. Icyo ni ukuvuga yuko no mu constitution basanga schedule ya tribes ziri mu constitution zikoze mu constitution 95 abafumbira turimo n'aba 5 tubarimo. So uri kureba constitution yes, ibyinshi by'abafumbira bashyize birimo, ariko ku kantu karimo yes. So twari nari mfite intego dushaka agaciro k'abantu bacu. Yes, na submission yanjye gitangira nkija gifata urubuga, nibyo nabwiye intumwa za Uganda zose icyo abafumbira bari bantumye. So you had to represent the bafumbira atari ukujana ibitekerezo byawe nk'umuntu. Nagiye ntuwe n'abafumbira ku bwiza bw'abafumbira ako gatabura kabona. So nagombaga kubyatura bikiri kare. Yabona handitseho ngo Honorable Bagena Anthony intumwa y'abatumikiye idahemuka, intwari y'abarwaniye idacogora. Bisi 8 y'ukwezi kwa 10 mwaka w'1995 ni igihe twatongoje constitution nanjye ko nagasohotse kurangiza akazi kanje. Uza kuba member of parliament none sinigeze mba member of parliament. Njyewe natowe gushinga itegeko gusa. Uzi yuko aba parliament
nibo bagomba gushyiraho amategeko, ariko si bashyiraho constitution ni itegeko nshinga, ubu bashyiraho za sections nangwa bagahinduramo. Constitution y'igihugu iruta ayandi mategeko ashingwa n'iki n'intumwa z'abaturage. So njyewe nagiye mu gushinga itegeko, nakagize ngo nkomezemo nyine, ariko ndabona nara so niho wambikiwe ikamba rya honorable. Yes. Kandi na nyine okay, tukijayo bagize ngo none baratwita iki? bo barababaza. Yes. Tubita iki? Turi abantu batoye n'abaturage bagomba gukora iby'abantu bagaragara bakora honorable things. So, twashyizeho itegeko kandi nyine aho bakoresha n'abarihindura honorable MPs, twebwe twari honorable CA delegates, Constituent Assembly delegate members. So ureba yuko umufumbira yise yohereje umuntu wa mbere gushinga itegeko nshinga, niryo rikiriho nubwo bahinduramo buke buke, ariko itegeko nshinga ryari rikomeye. Nkweretse n'ibyo twanyuzemo kugira ngo bagere kuri iryo tegeko ryahamijwe mu 1995. Kari akazi, ntabwo kwari ari ugukina, ntabwo twari dufite ibyo gukinakina nangwa ngo usibire. Nkweretse ibitabo twagombaga gusoma, utarafata urubuga ngo ugire icyo uvuga, watangara nabikwereka. Next time tugarutse ugomba kuzabitwereka. Yes. Igihe cyo ntabwo twemereye ko tukimuca, tugenda twimukuraho buhoro buhoro. Yeah. Niho dutangiye. Kisoro district ubu biriho irakora, ibintu biri mu Uganda nabyo birayireba, ariko nyine ibintu byatangiriye iyo. Hariho n'ibindi nagashatse tuvugeho bifashe kuri Kisoro district, bidafashe ku gihugu azi. Ibyo wenda urugero byaba biri byinshi, ariko muri ibyo byo harimo. Okay. Ka district hariho ibyo dukeneye, kuko ka district uyu munsi kandi bizateza imbere abaturage. So mvuye iyo ntaho nagarukiye aho, ndacyashaka kugira ngo abaturage babeho neza. Nk'ibyo nibyo byanjyanye gushakisha ukuntu babaho neza, barya neza, agasamaki. Ubu rero akaba ariho, nubwo ndaha mu cyaro, ubu ni umushinga ngiye kurikirana. Korora isamaki kugira ngo dushingeho hagati nko kuri gutera imbuto isa n'igabanyutse, ubutaha bari kuzacuma. Nibyo. Abaduteze amatwi rero nako abadukurikiranye hano kuri MTV online, turabashimira cyane kandi muri bikomeye mukaze narebe Bagena Anthony wari uvuze mu buryo burambuye. Bagenayabo Anthony twicaye mu rugo kandi aryoheye amatwi yacu. Niba tugomba kugira aho tugeza serivisi ya Uganda yacu, bisaba ko tumenya n'amateka niyo tuvuye kandi tukabona. Ubutaha turabona ko tuzacumurira se hanyuma yo kuvuganira mu byo ngiyo bityo yagize n'abandi ubutaha tukiganira ku buzima bwe
turushaho kumenya ndetse senior sociologists ndetse umucuruzi umuntu wize imibanire myiza n'abantu ese muri icyo cyose abaga yifashishije abari mu giti akomeza gatoya ko ari umuhanga mu bintu byo kurera isamaki. Icyo gihe rero tuba turi muri icyo kiganiro biba ngombwa twicaye niba ngombwa tugere n'aho ngaho aho akorera akazi ke kajyanye no gukorora isamaki tujemo dusobanukirwe ese ibikorwa buri munsi bityo ashobora kumukira korora isamaki n'ubuhinzi n'ubworozi. Naho utambutse mu kiganiro tubashimire cyane kandi twongere tubasabe gukanda kuri subscribe byaba ngombwa ugakora n'ibyo ugasangiza iyi nkuru ukora kuri share kugira ngo n'abandi bose barusheho kumenya amakuru menshi amateka kuri Kisoro n'abandi bameze nk'uyu musaza Bagenayabo Anthony tuzajya tubakugeza ibintu diaspora turagufungira inkunga yawe tubisaba no kugira ngo usange inkuru n'abandi bose baba batazi ko Kisoro ifite TV ya televiziyo GMTV online. Turabakunda cyane turi mu home za Diane aho tukaturifuza ishami. This has been